Nshuti muvandimwe, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku Mwami Imana. Nyemerera muri uyu mwanya tuganire ku magambo ava mu byanditswe byera, nahaye umutwe uvuga ngo reka gufata impu zombi mu gakiza. Iyi nsanganyamatsiko irashingira ku mateka dusanga muri Bibiliya atangaje y'umugore wa Loti. Uyu muka Loti, Bibiliya ibivuga neza ko Yesu yavuze ko akwiye kwibukwa ko ibyamubayeho ari icyigisho gikomeye. Iyo dusomye muri Luka igice cya 17:32 hari amagambo avuga ngo mwibuke muka Loti. Niki cyabaye kuri uyu mugore wa Loti? Kuki se ari ingenzi cyane ko abakristo abizera muri iki gihe bamwigiraho, ko amateka ye ari amateka atangaje cyane? Nyemerera tujyane muri Bibiliya kandi Mwuka Wera atubere umuyobozi muri iki cyigisho mu izina rya Yesu, amen. Aya mateka y'amakaroti ubundi tuyasanga mu gitabo cy'Itangiriro. Nyemerera dusome igice cya 13 duhereye ku murongo wa 5 turagera ku murongo wa 13. Bibiliya iravuga ngo kandi na Loti wagendanaga na Aburamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Igihugu nticyabakwiriye kugituramo kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. Habaho intonganya z'abashumba b'inka za Aburamu n'ab'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferizi babaga muri icyo gihugu. Aburamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri njye nawe no ku bashumba bacu, kuko turi abavandimwe. Mbese igihugu cyose nikiri imbere yawe? Ndakwinginze tandukana nanjye. Nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose yuko kinese hose hose. Uwiteka atararimbura i Sodomu n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba baratandukana. Aburamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. Kandi Abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. Iyi mirongo dusomye aha nsoreje ni ku murongo wa 13. Hagaragaza amahitamo Loti yagize. Ubwayo yatumye aturana n'abantu bacumuraga ku Mana cyane, kandi byagombaga kuzagira ingaruka uko byagenda kose. Aya niyo mateka agize intangiriro y'ibyo tuza kwigira cyane kuri muka Loti. Igihe cyarageze ibyaha byabo kwa Loti muri cya kibaya yahisemo guturamo, ari naho hitwaga Sodomu n'i Gomora, birakabye, biba bibi cyane, maze Imana ifata umwanzuro wo kuharimbura. Iyo dusomye mu Itangiriro igice cya 18 uhereye ku murongo wa 26 ukagera ku murongo wa 33, hagaragaza ko Imana yabihishuriye Aburamu, ndetse Aburamu arahasabira, arahingingira ngo Imana ye kuharimbura kuko wenda hari abakiranutsi bake baba bari muri uwo mudugudu, ariko barabuze rwose. Ibyo rero byo kurimbuka kwa Sodomu n'i Gomora ibyo byatumye muka Loti agerwaho n'ingaruka z'amahitamo ye, nk'uko tugiye kubyiga. Intumwa zivuye mu ijuru zije kurimbura aho hantu, zagezeyo zihitira mu nzu yo kwa Loti. Nubwo yari atuye mu gihugu gisayisha mu byaha, Loti yari agifite agasigisigi ko kwakira abashyitsi, akanubaha abantu bamugendereye. Ako gasigisigi yagakomoraga kuri Aburamu. Ubwo niko yakiriye abo bashyitsi, kandi bari abamarayika. Kuri iyi ngingo yo kwakira abashyitsi, wowe unkurikiye ndakurarikira kuyitaho, kuko hari ubwo nawe wazakira abashyitsi ukaba wakira intumwa ziturutse mu ijuru pe. Kimwe mu byaha bikomeye rero cyariho muri icyo gihe ni ubutinganyi, uburyo abagabo baho bashatse kuryamana n'abo bashyitsi bavuye mu ijuru, kuko bari abagabo, ariko ntibyabakundira mu mbaraga y'Imana, kuko imbaraga y'Imana yarabakumiriye. Ibyo ushobora kubisoma mu Itangiriro
igice cya 19 uhereye ku murongo wa 5 ukageza kwa 11. Ibi rero byo kurimbura i Sodomu n'i Gomora byari ngombwa yuko uyu muryango wa Loti wari ugizwe n'umugore ndetse yari afite n'abakobwa babiri babanagaho, wagombaga gufata icyemezo kijyanye n'inama bagombaga guhabwa n'abo bashyitsi bari baturutse mu ijuru, kuko aho i Sodomu n'i Gomora hari hagiye kurimbuka. Ariko mu gufata icyo cyemezo bigaragara neza muri iyi nkuru dusoma muri Bibiliya yuko umugore wa Loti atagikomeyeho rwose, ari naho icyo tugamije kwigira kuri aya mateka ya Mukaroti gishingiye. Mbere yo kurimbura aho hantu, abamarayika bahisemo kubanza guhungisha Loti n'umuryango we ngo bataharimbukira. Ibya Mukaroti rero ni aha dukwiye kubyitaho cyane ngo turebe icyigisho dukwiye gukuramo, kuko iyo usomye muri Bibiliya hari ingingo y'ingenzi ku makuru uyu muryango wa Loti wahawe. Iyo dusomye Gutangira igice cya 19 umurongo wa 12 kugera ku murongo wa 14, Bibiliya iravuga ngo ba bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufite, nuko wawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufite mu mudugudu bose bakuremo, tugiye kurimbura aha hantu kuko gutaka kw'abaharega kwagwiriye imbere y'Uwiteka akadutuma kuharimbura. Loti arasohoka avugana n'abakwe be barongoye abakobwa be, ababwira ati nimuhaguruke muva aha hantu kuko Uwiteka agiye kurimbura uyu mudugudu. Ariko abakwe be bo babigize nk'ibikino. Iki kintu tucyitondere cyane. Hari ubutumwa buje bukomeye, ubutumwa buburira uyu muryango by'umwihariko wa Loti ubwirwa yuko ahantu bari hagiye kurimbura. Dusomye neza yuko abakwe ba Loti bo babigize nk'ibikino. Hari ibintu bitanu dushobora kurebera hamwe uyu muryango wagize amahirwe yo kuronka, wagize amahirwe yo kumenya. Burya uburyo bumwe cyangwa ubundi, icya mbere ni amakuru. Icya mbere tubona yuko uyu muryango bamenye amakuru yo kurimbuka ku gihe. Icya kabiri bahawe icyerekezo cy'aho guhungira. Icyo ni ikindi kintu gikomeye cyane, kuko igihe babwirwa ko hagiye kurimbuka, ubwo bivuze ngo bagombaga kumenya n'aho bagomba guhungira. Icya gatatu bahawe igihe cyo guhunga. Icya kane bafashijwe guhunga n'abamarayika. Icya gatanu babujijwe ibyo batagombaga gukora muri icyo gikorwa cyo guhunga. Izi ngingo uko ari 5 turaza kugenda tuzisesengura, kandi turaza kuzibona ko uko dukomeza tugenda dusoma iby'aya mateka muri Bibiliya. Mu gihe rero Loti n'umuryango we bahungishwaga mbere y'uko Sodomu n'i Gomora harimbuka, ibya Mukaroti biratangaje kandi bihujwe neza n'abariho muri iki gihe isi igeze ku musozo wayo. Mu magambo make, turiho mu gihe isi nayo iri kwerekeza ku musozo wayo. Ibimenyetso byahanuwe bigaragaza isi igera ku musozo wayo byinshi byarabonetse, kandi ibiriho ku bantu benshi biraboneka yuko isi igenda yegereza ku musozo wayo. Imyitwarire yabayeho mu gihe cy'umuryango wa Loti ni ingenzi cyane yuko tuyikuramo isomo natwe abariho muri iki gihe turimo. Reka tugire imirongo yindi dusoma mikeya kuri aya mateka. Itangiriro igice cya 19 uhereye ku murongo wa 15 haravuga ngo nuko bukeye mu gitondo baba marayika batera Loti umwete bati haguruka ujyane n'umugore wawe n'aba bakobwa bawe bombi bari hano, kugira ngo utarimburirwa mu gihano cy'umudugudu. Maze azaririye abo bagabo bafata ukuboko kwe nk'uko umugore we n'ay'abakobwa be bombi Uwiteka amubabariye, baramusohora bamushyira inyuma y'uwo mudugudu. Bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga ati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza iki kibaya, hungira ku musozi utarimbuka. Loti arababwira ati giye kuba bityo mwami, ndakwinginze umugaragu wawe ntugireho umugisha, kandi ubwije imbabazi zawe ungiriye, ubwo ukijije ubugingo bwanjye, sinahunga ngo ngere kuri uriya musozi icyo cyago kitaramfata ngo mpfe. Dore uriya mudugudu niwo uri bugufi bwo guhungirwaho kandi ni muto, reka nkuhungiremo ubugingo bwanjye bukire. Nturara ko ari muto?
Umurongo wa 21 aramusubiza ati dore ku byo uvuze ibyo ndakwemereye kutarimbura umudugudu uvuze, ihute uhungire kuko ari ntacyo mbasha gukora utaragerayo. Icyo cyatumye uwo mudugudu witwa Sowari. Aha nsoreje ni ku murongo wa 22. Aya magambo dusomye murabona ko atuma twongera kwibuka ingingo cyangwa se amahirwe y'ibintu 5 uyu muryango wahawe mbere yo kurimbuka kwa Sodomo na Gomora. Hanyuma mbyibutse, icya mbere bamenye amakuru yo kurimbuka ku gihe, icya kabiri bahawe icyerekezo cy'aho guhungira, icya gatatu bahawe igihe cyo guhunga, icya kane bafashijwe guhunga n'abamarayika, icya gatanu babujijwe ibyo batagomba gukora igihe bahunga. Aya mabwiriza byari ingenzi cyane ko yitabwaho, ariko nk'uko tunabisomye, kimwe mu bintu bikomeye muri iki kiganiro Loti n'umuryango we bagiranye n'abamarayika, mubonye ko hari n'aho marayika yababwiye aho bagomba guhungira, ariko bo bagahitamo kuti oya, hariya rwose reka twe kuhajya, ahubwo reka tujye ahangaha niho haba hafi. Kimwe mu bintu bikomeye bigorana cyane cyane mu bijyanye n'urugendo rw'agakiza, ni igihe ibyanditswe byera hari umurongo bitanga, ariko tukumva muri logike zacu, mu mitekerereze yacu, mu bushobozi bw'intekerezo zacu, tukumva hari ubundi buryo twebwe ibyo bintu byakabaye bikorwa. Kandi akenshi utwe tubyumva uko tubishaka, ugasanga turanabisengera cyane tubisaba Imana, nyamara ijambo ry'Imana ryo ryari ryatanze umurongo wumvikana. Twasomye ko marayika yabwiye Loti n'umuryango we aho bagomba guhungira, ariko twabibonye neza yuko bo bahisemo gusaba bati hariya twagerayo twapfuye. Ntabwo marayika buriya igihe yarabwiye umuryango aho bagomba guhungira ari uko yarayobewe yuko wenda hari kure, cyangwa se yarayobewe impamvu yaratumye aboherezayo. Uko ni nako bigenda. Ikintu cyose ijambo ry'Imana rivuze, Imana igifitemo umugambi wo gukiza ubugingo bwacu. Burya kenshi rimwe na rimwe niyo twaba tutabyumva, niyo twaba tutabisobanukiwe neza, ariko igihe cyose ari ijambo ry'Imana, tuba dukwiye guca bugufi cyane tugasaba Imana kugira ngo iduhe ubusobanuro yifuza ko dukura muri ibyo byanditswe byera n'icyo dukwiriye gukora, kandi tugasaba imbaraga yo kugikora. Ariko nanone Imana kuko ari nyambabazi, igihe bo bahitagamo kujya hafi haboroheye mu ntekerezo zabo, nabwo marayika yarabemereye ati ntacyo ndi bukore mutaragerayo. Aha rero murabona ko Loti n'umuryango we ntacyo batakoreye kugira ngo barokoke. Igikomeye rero kandi tugendereye muri iki cyigisho ni imyitwarire ya Mukaroti n'uruko guhunga. Reka nabyo tubisome. Turacyari ku gice cya 19, tugiye gukomereza ku murongo wa 23. Tugeze ku murongo wa 26. Bibiliya iravuga ngo Loti agera i Sowari izuba rirashe, maze Uwiteka agusha kuri Sodomu n'i Gomora amazuku n'umuriro bivuye ku Uwiteka mu ijuru, atsemba iyo midugudu yose na cya kibaya cyose n'abagituyemo bose n'ibyameze ku butaka. 26. Ariko Mukaroti arakebuka, areba inyuma, amukurikiye ahinduka inkingi y'umuntu. Aya magambo dusorejeho aratangaje cyane. Mwibuke amagambo twasomye mu murongo wa 17. Reka nyabibutse. Haranditse ngo bamaze kubakuramo, umwe muri bo aravuga. Aba ni abamarayika bahise bavuga ko bari bakuye mu muryango wa Loti, bati hunga udapfa, nturebe inyuma kandi ntutinde utararangiza ikibaya, wongera ku musozi utarimbuka. Nshuti y'abavandimwe, iri jambo ngo nturebe inyuma hari icyo ryari rihatse. Biteye ubwoba. Hari impamvu ikomeye yatumye babuzwa guhindukira bakareba inyuma. Ibitekerezo byabo byagombaga gutandukana n'ibyo basize inyuma. Ubutunzi, ibintu n'abantu babi bari muri uwo mudugudu, byose byari byaciriweho iteka, ibyagombaga kubahangayikisha imitima yabo kuko byari byamaze gucirwaho iteka. Bitera umugongo, ibyo byari gutuma bagira icyerekezo gishya mu mitima yabo cyo kubaha Imana bafatanyije nk'umuryango. Ariko nimurebe, Mukaroti umutima wamuteye kurenga ku mabwiriza yahawe,
ababajwe n'ibyo asize inyuma byose birimbukiye mu burakari bw'Uwiteka, maze arahindukira asubiza amaso inyuma, asubiza amaso i Sodomu n'i Gomora. Muri uko guhindukira, ikibazo si amaso ubwayo yasubije inyuma, ahubwo umutima we niwo wari wasigaye i Sodomu n'i Gomora. Maze kutita ku cyerekezo cy'imbere ahunga, agahindukira nk'ushaka gusubirayo, bituma ahinduka inkingi y'umunyu. Mwibuke ikintu gikomeye ahangaha, ibi bya Mukaroti byabaga hataratangira kurimba, bityo kumva yakwifuza gusubirayo, kumva ko bavuye mu binezeza bagiye ahantu hatari heza, byamuteye kwibwira ko nta mpamvu yo guhunga. Aha hantu muhiteho, ni ukuvuga ngo muribuka yuko marayika yavuze yuko ntacyo arakora bataragera i Sowari. Bivuze ngo gusubiza amaso inyuma, kureba uwo mudugudu babonaga mu maso yabo ari mwiza, ahari se kwibuka ibinezeza basize inyuma, ahari se kwibuka uburyo baryoshyaga ubuzima bwabo bakiri i Sodomu n'i Gomora, ndetse cyane no kurebesha amaso yabo bakabona hatari kurimbuka, kuko umurimo wo kuharimbura wagombaga gutangira bageze i Sowari. Ibi byatumye umutima wa Mukaroti atekereza yuko nyamara ko guhunga ari ibintu bitari ngombwa. Byari bibaye nk'aho abifashe bikino nk'uko abakwe babo babikoze. Ubundi aha hantu ko hatari kurimbuka, ubundi aha hantu ko nta kibazo tubona kibigaragara giteye ubwoba kibigiye kuhaba, kuki twakomeza guhunga? Ubundi se ko duhunze dusize ibintu twazabaho gute? Iyi mitekerereze niyo yatumye umutima wa Mukaroti usubiza amaso inyuma, akora ibihabanye n'ibyo marayika yari yababujije, ati ntimuhindukire, ntimurebe inyuma. No muri iki gihe birashoboka guhoza umutima ku bintu Imana yamaze guciraho iteka, kuko abantu bibwira ko nta kurimbuka kuzabaho. Ariko igihe Imana izarimbura ikibi mu isi, hanavuga ibyaha n'ingaruka zabyo, umuntu wese wanze kubirekura azarimbukana nabyo. Nshuti bavandimwe, na n'uyu munsi ijambo ry'Imana ritugaragariza neza ko isi igeze ku musozo wayo, kandi rwose ni ukuri kw'ibyo byanditswe. Isi ishya n'ijuru rishya, Imana izabirema, kandi Bibiliya ivuga ko izakuraho ibya mbere. Ubwo rero nubwo umuntu yareba isi muri kino gihe mu buryo bumwe akabona iraryoshye, nubwo hari ibikorwa runaka abantu bamaze gukora bagezeho, ahari bakumva ko biryoshye, birashoboka ko uramutse uvuze ngo ibyo bintu bizagira iherezo, abantu bakumva ibyo bintu batabishyikira cyangwa se batifuza no kubyumva, maze bakamera nka Mukaroti. Hitamo rero by'ukuri ureke amayira abiri. Niba uhisemo kujya mu by'agakiza, bihuze no kuba Loti n'umuryango we bari batangiye urugendo rwerekeza i Sowari, nta mpamvu yo gusubiza amaso inyuma, nta mpamvu yo kugenda i Sowari ariko wibwira mu mutima iby'i Sodomu n'i Gomora, nta mpamvu yo kujya mu by'agakiza ariko wumva n'ibyo wari urimo utabirekura. Ubu kugira ngo umuntu ahitemo kubaha Imana muri iki gihe, kugira ngo umuntu ahitemo ubugingo, birasaba ko hari ibyo yigomwa. Akenshi ibyo abantu bakwiye kwigomwa, hari ababona ko bibabuza ibyishimo no kwinezeza. Uzabwira umuntu uti va mu byaha, reka ubusambanyi, reka ubujura, reka ibinyoma, reka uburiganya, reka kwifuza kubi, reka inzangano n'ibindi amategeko y'Imana abuza. Ariko hari benshi batazabikunda kuko bumva ari wo munezero wabo, cyangwa se hari inyungu runaka babikuramo, maze kubivamo bikabananira. Abo bizabatera kurimbukana nabyo rwose ku munsi w'amateka. Iyo umuntu yakiriye Kristo by'ukuri, hari umutima mushya umutera guhinduka no kubona ibintu mu bundi buryo. Ibuka Sawuli waje guhinduka Pawulo. Iyo dusomye mu Bafilipi igice cya 3:7 kugera ku 9, Bibiliya iravuga ngo nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo ku bw'ubutunzi butagira akagero, aribwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera. Amagambo dusomye agaragaza impinduka ikomeye yakorewe umutima wa Pawulo.
ibintu byinshi byarindamuye, ibintu byinshi byamunezezaga, ibintu byinshi yakuragamo umunezero, ibyo ngo byahindutse rwose nk'igihombo. Aha bakoresheje ijambo yuko yabonaga nk'amase, nk'umwanda, nk'ibintu atakwishimira gukozaho imitwe y'intoki. Nyamara uzasanga hari bamwe bahitamo kuvuga ko bakijijwe, nk'uko Mukaroti yemeye guhaguruka i Sodomu n'i Gomora, ariko bagakomeza ibikorwa bibi bakoraga. Icyo gihe baba bari nka Mukaroti, baba barahagurutse bakagenda ukubiri n'umutima. Umutima ntuba warahindutse, uba warasigaye muri bya bindi bavuga ko baretse. Nk'uko Mukaroti yahagurutse i Sodomu n'i Gomora, akagenda ariko yumva nta mpamvu yo kugenda, akagenda yumva atabishaka, akagenda yumva umutima we wibereye i Sodomu n'i Gomora, yumva adashaka kuva muri ibyo binezeza yari arimo, nyamara agaragara nk'uri kugenda yerekeza i Sowari ari kumwe n'umuryango. Ko niko hari benshi bashobora kugaragara nk'abahagurutse, ko niko hari benshi bashobora kugaragara nk'abari mu rugendo rw'iby'agakiza, ariko imitima yarasigayeyo. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 n'uwa 9, Bibiliya iravuga ngo ubu bwoko bushimisha iminwa, ariko imitima yabo imba kure. Bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Hari n'abashobora kwitwara nk'abakozi b'Imana, ariko ari intumwa za Satani kugira ngo bayobye umukumbi w'Imana. Ubundi amagambo dusomye muri Matayo igice cya 15 umurongo wa 8 n'uwa 9, murabona yuko Yesu yabivugaga neza. Aturebye ubwoko bushimisha iminwa, mu kanwa kabo bagaragara cyangwa se bavuga ibijyanye no gushima Imana, kuramya Imana. Wababona yatekereza yuko rwose ari abantu bakunda Imana. Ariko Yesu arangije aravuga ngo imitima yabo imba kure. Ibyo rero yabivuze ikintu gikomeye, ati rero bansengera ubusa, kuko inyigisho bigisha n'amategeko y'abantu. Pawulo yavuze ku bantu nk'aba ngaba mu rwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 11 umurongo wa 14 kugera ku 15. Bibiliya iravuga ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko na Satani ubwe yihindura nka marayika w'umucyo. Nuko rero ubwo bimeze bityo, ntibyaba igitangaza kugira ngo abakozi be nabo bigire nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, iherezo ryabo rizahwana n'imirimo yabo. Biratangaje. Muri iri somo Pawulo yavuze yuko abakozi ba Satani nabo babasha kwigira rwose nk'abagabura iby'Imana. Bityo rero gukurikira Yesu birasaba kwiyanga, birasaba kwanga ibyo kamere yacu irarikira, tugahitamo iby'ijuru ridushakaho. Bityo nibwo twazarokoka iteka isi izacirwaho, kandi ni vuba. Kandi rega, guhitamo Yesu bizaguha amahoro n'umunezero biruta cyane ibyo wibeshya ko ari byiza igihe utarakira agakiza. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 16 umurongo wa 24 na 25, Bibiliya iravuga ngo maze Yesu abwira abigishwa bati, umuntu nashaka kunkurikira, yiyange yikorere umusaraba we ankurikire, kuko ushaka kurengera ubugingo bwe azabubura, ariko utita ku bugingo bwe ku bwanjye azabubona. Ubundi intego ikwiye kuba imwe: hitamo kugendera mu bushake bw'Imana uko ibyanditswe byera Bibiliya bibiguhishuriye. Uvuga uti, niba kiri muri Bibiliya ni icyanjye, niba kitarimo si icyanjye. Muri ubwo buryo Mwuka Wera azagenda kwigishiriza ibyiza ukwiye guhitamo niba ukwiye kureka. Nabyo ubwabyo ni urugendo, kandi tuzashobozwa na Kristo, kuko ari we uduha imbaraga, kuko ayo abaye amahitamo yacu. Inama rero izakomeza kuba imwe nk'uko tubisoma muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20. Nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabutambikira. Iri somo ubwaryo ririmo ingingo ikomeye cyane. Ni ingenzi cyane ko abantu baharanira gushakashaka mu byanditswe byera iby'Imana ishima, iby'Umwami ashima, ngo nimusange amategeko y'Imana n'ibiyihamya. Ni ingenzi cyane yuko abantu bagambira mu mitima yabo kugendera mu bushake bw'Imana, mu kuri guhishurwa mu bushake bwayo nk'uko amategeko yayo bigaragaza muri Bibiliya. Ariko ijambo ry'Imana rikatubwira muri isomo dusomye muri Yesaya igice cya 8 umurongo wa 20, ngo nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira.
Iyo umuntu yiyemeje kugenda ukubiri n'ibyanditswe byera bivuga, akomeza kubaho mu mwijima, akomeza kubaho mu mwijima. Niyo mpamvu birivuga ngo nta museke uzabatambikira, nta mucyo ukomeza kuza iyo ukumira umucyo Imana yari iguhaye. Ubundi niko bigenda. Iyo hari umucyo Imana iri kuguha, iyo hari ibintu Imana iri kuguhishurira, ibyo bintu ukabirwanya, icyo gikorwa cyawe ubwacyo gikumira ibindi wajyaga kubona cyangwa se undi mucyo wajyaga kubona. Hari isomo ry'ingenzi ryo guhora tuzirikana ku bantu bariho muri iki gihe. Urwandiko rwa kabiri rwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo Umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko ritinda, ahubwo twihanganira idashaka ko hagera n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Ariko umunsi w'Umwami wacu uzaza nk'umujura, ubwo ijuru rizavaho hakabaho n'umuriro ukomeye, maze iby'ishingiro ibi byose biremeshwa bikayengeshwa no gushya cyane, isi n'imirimo iyirimo bigashirira. Nuko ubwo ibi byose bizayenga bityo, yemwe ko dukwiriye kuba abantu bera kandi twubaha Imana mu ngeso zacu. Twebwe abategereza tugatebutsa umunsi w'Imana uzatuma ijuru rigurumana rikayenga, kandi iby'ishingiro ibi byose biremeshwa bigashongeshwa no gushya cyane. Kandi nk'uko yasezeranye dutegereje ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo. Icyo gituma bakundwa, ubwo mutegereje ibyo, mukwiye kugira umwete wo kuzasangwa mu mahoro, mutagira ikizinga, mutariho umugayo mu maso ye. Menye ko kwihangana k'Umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'umwuka yahawe. Ndetse no mu nzandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagirira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Nuko rero bakundwa, ubwo muburiwe hakiri kare, mwirinde mutayobywa n'uburiganya bw'abanyabyaha, kareka gushikama kwanyu. Umurongo usoza wa 18. Ahubwo mukurire mu buntu bw'Imana no kumenya Yesu Kristo Umwami wacu n'Umukiza, icyubahiro kibi cye none n'iteka ryose. Amen. Muri iri somo Petero yatanze umuburo. Petero yatanze umuburo ukomeye cyane. Ariko murabona ko Petero mu magambo yavuze yagarutse no kuri Pawulo. Yavuze yuko ubundi bijyanye no gusoza kw'amateka y'isi, bijyanye no munsi w'Umwami wacu, bijyanye no kugaruka kwa Kristo, ko na Pawulo yagiye abivugaho cyane. We ni Petero abivugaga. Ariko murabona yuko yavuze ikindi kintu gikomeye cyane. Reka mbigarukeho uko Petero yabivuze agaruka kuri Pawulo. Yaravuze ngo mumenye yuko kwihangana, uhereye ku murongo wa 15, mumenye yuko kwihangana k'Umwami wacu ari agakiza, nk'uko mwene data ukundwa Pawulo yabandikiye abwirijwe n'ubwenge yahawe. Ndetse no mu ndandiko ze zose yavuze ibyerekeye ibyo. Icyakora zirimo bimwe biruhije gusobanukirwa, iby'abaswa bahindagurika bagoreka, nk'uko bagira ibyanditswe bindi bakizanira kurimbuka. Igihe cyose iyi ngingo yo kugaruka kwa Kristo itavuzweho mu kuri kw'ibyanditswe byera, igihe cyose abantu babwirije ijambo ry'Imana bakarigoreka, bakarivuga uko bishakiye mu nyungu zabo, hatagamijwe kugira ngo abantu bihane bahindukirire Imana, igihe cyose abantu barwanyije ukuri kuri muri ibi byanditswe byera, kuko wenda bumva batagushaka, badashaka kumva ibijyanye nako. Pawulo yaravuze muri uyu murongo ukuntu bagoreka ibyanditswe byera, uko kuntu bagira ibyanditswe bindi. Yaravuze ngo bakizanira kurimbuka. Mu yandi magambo, babizanira kurimbuka. Tugana rero ku musozo ufite bavandimwe, reka tugaruke kuri bya bintu bitanu dukwiye kwitaho byahawe umuryango wa Loti, kandi Mukaroti ntabyiteho bigatuma arimbuka nawe agahinduka inkingi y'umunyu. Natwe twarabihawe, turamutse tutabyitayeho byazaturimbuza. Birimo umuburo ukomeye, reka tubyiteho duhuza ingingo ku ngingo. Icya mbere, natwe dufite amakuru ko isi izarimbuka, kandi ko isi igeze ku musozo wayo. Bityo rero dukwiye kuzirikana ayo makuru twaboneye ku gihe cyacu. Icya kabiri, Bibiliya bivuga neza ko kugira ngo natwe dukire iteka rizacirwa kuri iyi si, no kwihana tugahindukirira Imana, tukiyemeza kugendera mu bushake bwayo. Icyo nicyo cyerekezo cyo guhunga. Icya gatatu, natwe twahawe igihe cyo kwakira umuburo wose uturuka mu byanditswe byera, kandi icyo n'igihe Imana iturindiye, dukwiye kugipfusha gusa. Igihe cyose njye nawe tukiriho, ni igihe duhawe cyo guhunga,
kane, Imana mu buryo butangaje yohereza abamarayika natwe kuturinda, kudutera umwete, kudufasha ngo tutayoba inzira, kandi ibyo ngibyo ni ibigamije kugira ngo tubashe gusingira ubugingo buhoraho. Nk'uko n'abamarayika babonye Loti n'umuryango we bazaririye, bakabafasha kwihuta, bakabatera umwete. Gatanu, dufite imiburo y'ibyo dukwiye kwitaho n'ibyo dukwiye kuzibukira, ibyo dukwiye kuzinukwa kandi tugaharanira kutabisubiramo, ibyo twihannye kuko twaba twiciriyeho iteka turamutse tubisubiyemo. Ibyo ni byo kutareba inyuma. Izi ngingo uko ari 5 ziri mu byatumye Yesu agira ati mwibuke muka Loti, kuko natwe biratureba cyane. Ongera usome ubwa kabiri bwa Petero igice cya 3 umurongo wa 9 kugera ku murongo wa 18. Urebe impamvu Imana ikiturinda ni ukugira ngo abantu bihane, kugira ngo twihane dusingire ubwami bw'Imana. Nshuti muvandimwe rero, ibi birasaba ko tugira amahitamo, tugahitamo agakiza muri Kristo Yesu gusa, tukiyemeza gukurikiza ijambo ry'Imana uko dushoboye kose, ariko kandi tukabihitamo nabyo, kuko uhisemo urundi ruhande rwakurimbuza. Burya mu by'agakiza nta hagati no hagati habaho. Umuntu avuga ngo ngewe nzaba nedre. Iyo umuntu adahisemo Yesu, aba ahisemo uruhande rwa Satani. Witeka Imana aduhe ubwenge bwo guhitamo neza. Witeka Imana aduhe ubwenge bwo gusobanukirwa n'ikijambo ry'Imana ridusaba gukora kugira ngo ubugingo bwacu burokoke. Niba ibi ari cyo cyifuzo cy'umutima wawe, ndagusabira ngo Imana yo mu ijuru ibikubashishe kandi iguhe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.